Uraho neza abakunzi bagira neza wigendere TV, amahoro y'Imana bane namwe, nongeye kubasuhuza mugira amahoro. Kuniko natangiye urugendo rwo kujya gushikiriza umukecuru Nyiramperinda Esther imbago, kuko yaramaze igihe agendera ku biti bibiri byaratumye azana amabavu mu ntoki kandi amubabaza. Uko niko rero nageze mu rugo ahaba, mushyikirije izo mbago n'ibyo kurya, nakiwe n'umuturanyi bari mu kigero cy'imyaka imwe, nawe abaraje arampobera kundekura, byatananiranye ko twari tumaze igihe tutabonana kubera imirimo. So rero mureke dukurikire uko yari yasabye imbago bwa mbere. Imbago uzibonye washobora kuzigenderamo? Wazigendesha? Noneho reka tuzakore turazoroshe mu wagira ngo n'umuka birakomeye. Ariko humura, habaho abantu bagira umutima mwiza. Hari igihe hari umuntu uzaza ubona kuguriye imbago, noneho izo nkoni uzishyire hasi ugendere ku mbago. Humura rero, umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Wowe komeza wizere, imbago zizaboneka. Tuwatubwira noneho ukuntu wiyumva nyuma yo kubona imbago ugenderaho. Uri kumva unezerewe cyane. Niki wabwira umuntu wagize uruhare kugira ngo ubone imbago? Ibi biti abantu bari babizi, ariko reka dufate umwanya dushimire umuntu wese wagize uruhare kugira ngo imbago ziboneke. Imana imuhe umugisha. Nk'uko mubireba nari kumwe uko bazigabanya n'uko bazongera kugira ngo babashe kuzigenderamo. Umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Mujye mugira neza, kuko ejo n'ejo bundi aho wagiriye neza wakugirira neza nawe. Reka noneho tubaze umuturanyi twumve uko yabyakiriye n'uko abitekereza. akamukura mu kizu kigwa kimeze nabi cyavaga ariko kubera Imana umugisha mwinshi azagire azakarindwi abazabyara umwana. Niki wavuga ku muryango wagira neza wigendere wagera muri aka kagari kanyu? Ese wabafashije iki? Niki wahinduye kuva wahagera umuryango wagira neza wigendere? Wadufashijeho wadufashije muri uyu mukecuru ejo n'ejo bundi tuzamugera ahantu hameze neza. Ejo n'ejo bundi ntabwo ikivugwaho, ejo n'ejo bundi ntabwo babigeraho. Ameze neza, Wasabira iki uwo muryango wagira neza wigendere wamufashije kubaka inzu ndetse no kuba yabona imbago agenderaho? Uyu muryango ni umuvugizi, ariko buriya uwakuvuganiye ntacyo batakoze, kubera ko uri kure wamufashije ntabyo abazi, ariko abimenye kubera ko ari uwakuvuganiye. Ese urasaba iki abandi bantu bataratera intambwe yo gufata?
dutanze rege dushire hamwe n'ibitari bitwabikora dushize amaboko hamwe. Murakoze cyane abakomeza gukurikiragira neza wigendere no mu bindi bikorwa ntitukabura amaboko yanyu mujye mugira neza dufatanyirize hamwe dusenyera umugozi umwe mu gufasha abanyarwanda ndetse n'abatishoboye muri rusange. Murakoze cyane. Uyu muntu wakoze ibi ngibi Imana imuha umugisha, Imana imwongerere ubu bwenge, Imana izamuhe nkabwo 6. Amen. Azabyare n'abana. Aracyari umusore uramwifuriza kuzabyara abana benshi. Wifuza ko azabyara nawe bakazamugira nk'uko angize. Nanjye ndamusabira umugisha kuko ni igitekerezo cyiza yagize. Aravuga ati uyu mubyeyi njyewe namushakira imbago agenderaho akashyira hasi izi nkoni zimuvuna. Ati kuko ahagaze bwumva. Amen. Kubera ko tutamushyiriyemo umuriro tutarabona uko tuwushyiramo, twamugeneye itoroshi yo kugira ngo ajye atoroshesha mu gihe agiye guteka cyangwa agiye kuryama hatagira n'ikintu asitaraho. Nkomeje gushimira abantu bose bagira umutima wo gufasha, ineza y'Imana ijye ibahoraho nk'uko amizero yanyu ari hashingiye. Mujye mureka duhuze ibiganza mu gufasha abandi. Ciao. Bibuke gukora subscribe.